Iyi niyo gereza ya Cecot ifungirwamo abicanyi, abayobozi b'imitwe y'iterabwoba n'abafatwa nk'ababi kurusha abandi ku isi yose. Ariko se ni igororero cyangwa ni ikuzimu haba ku isi? Bafungwa amasaha 23 n'igice buri munsi, nta matera, nta byo kurya bihagije, ndetse nta n'imiryango ibasura. Aha hafungirwa babandi bataraburanishwa na rimwe. None Amerika yohereje El Salvador kugira ngo ifunge abantu ibihumbi by'abakekaho ubwicanyi n'ibyaha bikomeye. Ese koko iyi gereza ni igisubizo ku byaha cyangwa ni icarubozo ryemewe n'amategeko? Wigeze wumva se gereza irimo abantu ibihumbi 40 aho umuntu afungirwa amasaha 23 n'igice buri munsi, kuryama nta matera, akaba adasurwa, akaba nta n'icyizere afite cyo kuzasohoka? Iyi ni Cecot Prison, gereza nini kurusha izindi zose muri Amerika, aho ubuzima bw'umuntu buhagarikwa ugafatwa nk'ugomba kutabaho. Iyi yubatswe muri El Salvador, ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu ibihumbi 40. Ni gereza nini kurusha izindi zose ku mugabane wose wa Amerika, ndetse bamwe bemeza ko ari iya mbere ku isi muri gereza mbi zibaho. Aha hafungirwa abakekaho ubwicanyi, ubujura, ibyaha by'iterabwoba, ndetse n'abanyamuryango b'Amabandi nka MH13 ndetse na Tren de Aragua, umutwe ukomoka muri Venezuela. Mu kwezi kwa Werurwe 2025, ubutegetsi bwa Amerika bwafashe icyemezo gikakaye, bwohereje abakekaho ibyaha bikomeye bagera kuri 131 muri Cecot, aho barimo 138 bashinjwa kuba Tren de Aragua, wa mutwe ukomoka muri Venezuela. Imfungwa zifungirwa mu byumba bifite ubuso buto cyane, bashobora kuba barenze 80 mu cyumba kimwe. Bafungwa amasaha 23 n'igice, bagasohoka iminota 30 gusa ku munsi. Iyi nayo ni iminota basohoka mu nzira bagenda batembera, bagakora imyitozo ngororamubiri cyangwa bagasoma Bibiliya. Tekereza nawe guhabwa iminota 30 yonyine ku munsi, nayo ukaba wayibariwe. Tekereza ko mu gereza nta muvandimwe wawe wemerewe kuhagera, cyangwa inshuti, cyangwa uwo mukorana muri kampani ngaje kugusura. Kuryama ntabwo baryama kuri matera, ahubwo baryama ku musambi. Tekereza ko ari gereza itabamo ibitabo, itabamo n'imyidagaduro yose, nta mikino, ndetse nta n'inyama mu mafunguro bahabwa namba, nta mahoro bahabwa. Ni gereza yirirwamo akaduruvayi. Gusa wibuke neza, ni gereza icunzwe cyane. Tekereza gereza icunzwe n'abacunga umutekano barenga ibihumbi. Aha ndaza kugutembereza neza, niyo mpamvu ngusaba kubana nanjye muri iki kiganiro. Mu mwaka wa 2022, Perezida Nayib Bukele yatangaje ibihe bidasanzwe bigamije kurandura burundu ibyaha. Ibi byatumye uburenganzira bw'abantu buhagarikwa, harimo no kubona umwunganizi mu mategeko. Kuva icyo gihe abasaga 127 barafunzwe, ni ukuvuga hejuru 1% by'abaturage ba El Salvador. Bamwe mu bafunzwe ntibigeze bajyanwa mu nkiko, ndetse abandi nabo ntabwo bari bazi ibyo baregwa. Perezida Bukele avuga ko ibikorwa bye byagize akamaro, ko igihugu cye cyavuye ku izina rya Model Capital of the World kikaba gituje. Ariko abasesenguza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bavuga ko hari abafunzwe ku buryo butemewe, bahohoterwa, ndetse bamwe bicwa bucece. Ese Cecot ni igisubizo gikwiye ku byaha cyangwa ni icyobo cy'icarubozo gikinira ku buzima bw'abantu? Ariko se Amerika ikwiye kujyana abantu mu buryo bworoshye nk'ubwo? Isi irimo kwemera guceceka imbere y'ubugome burenze urugero. Cecot ibarizwa muri El Salvador, ni ikuzimu kuba ku isi. Naha Bamabandi, babandi bihebye, byonyine n'imfungwa zaho kuzireba byonyine nawe ututinya, ubundi ukibwiriza. Gereza ubwayo izengurutswe n'amagana y'abacunga umutekano, irarinzwe ku buryo budasanzwe. Tekereza imfungwa kugira zisohoke, baba bazambitse n'iminyururu mu maguru, mu maboko, bayasize inyuma. Ntago zemerewe kugenda zemye, ahubwo zigenda zunamitse imitwe yabo. Bagomba kuba bogoshe, bambuye mu gatuza, ndetse bambaye boxer yonyine. Ni gereza y'ubwicanyi, ni y'Amabandi nyine. Tekereza ko nawe uramutse uvuyemo utazatekereza kongera gukora icyaha ukundi.
Hari imfungwa zigeze kuzanwa muri El Salvador ndetse abanyamakuru bari bahabaye. Abakuwe muri Amerika bahise basongongerwa ku mikorere y'iyo gereza. Umunsi bagezemo ku cyumweru mu gitondo, abashinzwe umutekano babategetse kunama kugeza imitwe yabo hasi. Babajyana bambitswe amapingu. Bahise bategekwa kogoshwa, bakurwaho umusatsi wose. Bahita babambura mu gatuza, babambika amakabutura yabugenewe, ariko ni amakabutura ameze nka box. Ni hahandi ukubitwa n'imbeho ukabura uwuririra. Ubwo babasangizaga ku musogongero w'iyo gereza, umwe mu bacungagereza yavugiye hejuru mu ijwi riragira ati, tugiye gushyira mu bikorwa amabwiriza tugiye guhabwa n'abacungagereza. Utazabishyira mu bikorwa azahanishwa igihano gikomeye. Nuko babashyize mu muryango mushya, babinjiza muri Cecot El Salvador. Babinjiza mu kuzimu, niko nabyita. Aha, uvuze ko ubuzima bwawe bwabugiye mu kaga, ntabwo naba nibeshye, ntabwo naba ngiye kure y'ukuri. Tekereza gereza mbi ku isi. Ese we niye gereza uzi mbi ku isi? Ngiye ko maze kukubwira El Salvador, nawe tubwire iyindi uzi. Ariko muri ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro wacu Wakanda Daily Official, ndagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi tukajya twibanira umunsi ku wundi. Niba ukunze ibyo dukora, nagusaba gukora share ku nshuti zawe. Nje nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.